ariko cyajyane ndimo kubwira nti wa wundi uba arimo ushaka kuvuga ngo twese twararokoye, inkotanyi zararokoye, nanjye n'abandi bameze nkanjye uko yibona twararokoye. buriya uzi ikindi aba ashaka gukurikizaho, interahamwe zarishe n'inkotanyi zarishe. So inkotanyi zararokoye, natwe twararokoye. Interahamwe zarishe n'inkotanyi zarishe. uwo nguwo aba arimo gushaka uburyo yinjira muri double genocide. Njye ndimo kubona nkumva Atanazi Sibomana afitemo nk'ihungabana, niko nkeka, kandi ihungabana riterwa n'ibintu byinshi, harimo no kuba ntiwavuze ngo afite imyaka ngira ngo irenze 70, irenga 70, hafi n'itanu. tekereza nurimo kuvuga uti bino bintu arimo kuvuga, arimo kubivuga ubu ngubu, mbere ntabwo byari bimuzwiho. buriya ntabwo arimo kubivuga kubera ko aribwo bikimumeramo, arabivuga ubu ngubu, ariko buriya yabanaga nabyo. uko kubana n'ibintu rero wemera utekereza utabisohora, ibyo byo ubwabyo byagutera ihungabana, byagutera trauma. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Kibasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Twizere ko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza, tunabashimira ko mukomeje kutwereka ko ibiganiro byacu mubikurikira kandi mubinyura. Twongeye kugira amahirwe yo kuganira na Bwana Ignatius Kabagambe. Ngira ngo mumaze kumumenyera, tuganira kenshi mu biganiro byacu hano, akadufasha gusesengura ingingo ziba zitandukanye. Turabakiriye Ignatius nanone kuri munsi wa none. Murakoze, nongeye kwishimira ko tubonye umwanya wo kuganira nawe Muhumuza, ndetse n'abakunzi ba One Nation Radio, ndabasuhuje. Yego, twaherukanaga umuntu akinjira mu minsi 100 yo kwibuka, nibwo twaherukaga kuganira. N'ubu turacyari mu minsi 100, ariko nkuko n'ubundi cyagiye watubwiraga ko namwe aho mutuye mwari mumaze n'ubundi kuva mu bikorwa by'ibiganiro biba muri iki gihe nyine cy'iminsi 100. Wavuga ko aho bigeze nk'umusesenguzi, nk'umuntu mukuru kandi nawe aya mateka uyazi, ukurikije ishusho ihari kuri kubibona mu gihugu, ukunze kubona ahantu hamwe hari abakigaragaza ingengabitekerezo, ariko ku bwawe nk'umunyarwanda wavuga ko uko ubibona muri uyu mwaka bihagaze biti? Atandukaniro rinini rihari, ariko ntiryanabura. Uhereye no kuri icyo uvuze, abagaragaza ingengabitekerezo ya jenoside buri gihe barabaye, buri mwaka. Ahubwo umwihariko ujya uba hagati y'umwaka n'undi, ni uko abayigaragaza akenshi usanga hajemo abashya, utaruzi, utakekaga, utaruzi ko banayigendana. Ingengabitekerezo rero buriya wayibika ukayihunika, ukazayikurayo aho ushakiye, yego, cyangwa se ikikurayo isa naho iguturikanye warayitsikamiye, igasohoka byanze bikunze. So rero ingengabitekerezo turayibona, ariko hari n'ababa baragaragaje mbere umwaka ushize cyangwa indi myaka, ukabona baracecetse, batinye amategeko, wenda barihanye, wenda imitima yaratunganye, wenda bamenye ukuri, ugasanga bo ntibakivuga. So hahora hari abashya, n'abandi bahozeho bazwi baruharwa, ariko hari n'abo tuba tuzi baba barabivuyemo.
Ikindi kigaragara nanone kiba ngarukamwaka, ubuhamya, amakuru yerekeye jenoside uko yagenze, uko yateguwe. Abatangabuhamya hari n'igihe usanga hari abashya, yego, cyangwa se hari igihe usanga ari abasanzwe bajya bawutanga ariko wowe aribwo ukimubona bwa mbere, yego, ndetse urimo ukura ariko ukaba aribwo ukimubona bwa mbere, ubundi wabonye abandi. Noneho hari n'abato baba hari abantu usanga aribwo bwa mbere bageze mu mihango yo kwibuka, cyangwa se nabwo babikurikiranye bwa mbere ku mbuga, kuri YouTube, kuri Twitter, kuri TikTok, bagakurikirana ubuhamya. Nagereranya nko mu itangazamakuru, ukora kuri televiziyo, inkuru igatambuka saa moya, igatambuka saa tatu, igatambuka saa tanu, igatambuka saa munani, saa kumi, saa kumi n'ebyiri, bayisubiramo. Buriya baba bazirikana ko igihe bayivugaga saa mbiri za mu gitondo, saa yine hari abantu batari bayibonye, hari abayibonye saa yine, ariko saa sita hari abandi bashya. N'iby'ubuhamya ni uko nguko, usanga hari abantu benshi babubona, babyumva, babikurikirana bwa mbere, kubera ko wenda mbere bari abana, wenda mbere ntabwo babiboneye umwanya cyane, wenda mbere nta n'agaciro babihaye. Niyo mpamvu rero kwibuka bihoraho kandi bigahora bisubirwamo uko byagenze, bigasobanurwa, kugira ngo abantu batibagirwa, cya kabiri kugira ngo abashya babyumva bwa mbere nabo babimenye, inkuru izahererekane, kugira ngo ababihakana bakomeze bahabwe ukuri, kuko nabo bahakana consistently, bapfobya bihozeho, ntibahwema. Uvuga ukuri rero kw'ibyabaye siwe waruha, kuko bifitanye isano cyane no kugira ngo bitazongera kuba ukundi. Yego, turaza kuza muri iki kiganiro kitari bube na kirekire cyane, kuza kugaruka kuri bimwe n'ubundi ariko biri aho ngaho. Rumwe mu bantu bamaze igihe n'ubundi batari kure y'itangazamakuru, ariko kandi noneho by'umwihariko kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga, umwe mu bantu bari active, ureba ibiri kuhabera n'indi si. Ngira ngo twanabigarutseho ubushize, tureba na cya kintu noneho cyo gupfobya. Kera mbere wasanga umuntu abivuga nko mu kabari cyangwa se ahantu bari bicaye, ariko ubu noneho no ku mbuga nkoranyambaga bisa nk'ibyaje gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki gihe n'ubundi imbuga nkoranyambaga ziracyakoreshwa, ariko reka tujye ku kintu nabonye abantu batari bake cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga batavuzeho rumwe. Hari umusaza yitwa Sibomana Athanase, abenshi bamuzi cyane ari umuhanzi, avuza inanga, ariko nanone no mu itangazamakuru, ko yakoreye radiyo Rwanda, cyahoze ari Oremforo, aza gukorera Contact FM n'ahandi yagiye anyura. Ariko umuntu akibaza ku byo abantu babonye, ubundi ntabwo yari amenyerewe cyane kugaragara wenda muri ibyo twari tuvuze byo gutanga ubuhamya cyangwa se kugira komantere runaka wenda yatanga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo ariko nawe ari umunyarwanda, igihugu yakivukiyemo. Sinzi niba wabonye wenda bimwe mu biganiro, amaze gukora ibiganiro bigera muri 4, ariko icya mbere cyatumye abantu basa nk'abatabivugaho rumwe nawe, yakoze ikiganiro atangira avuga ko hari mwene wabo waje gufungwa, ariko gufungwa akajyanwa aho bita kwa Kabuga, mu kigo ngororamuco cyo kwa Kabuga, ubwo ni Gikondo wenda kuba hazi. Ariko biturutse ku kuba uwo mwene wabo ngo ubwo cortege ya perezida cyangwa se za modoka tubona ziherekeza umukuru w'igihugu
zari zinyuzeho uko Sibomana we yabitangaje muri icyo kiganiro. Avuga ko uwo muntu ngo yaje gufatwa n'undi muntu akajyanwayo akamarayo igihe, yajyayo ngo bakamusaba bakabanza kumumwima, nyuma bakaza hariya ngo byagenze gute biriya narabisomye. Yego, niwe wabyivugiraga mu kiganiro, nabirebye abivuga. Yego, ngo umuvandimwe ngo byagenze gute, ngo ni ukuvuga ngo umuvandimwe we imodoka ziherekeza umukuru w'igihugu nk'uko nyine yagiye kunyuraho, ngo umuntu yavuze ngo hari umuntu waje Kagame aciyeho, we yari ari kuri telefone avuga ngo Kagame aciyeho, uko niko we yamusobanuriye. Ariko ngo haza kuza umuntu wundi birangira wamutwaye ngo yari umupolisi, akumva ko yazize icyo cy'uko yavuze ngo Kagame aciyeho. Yego, niko Sibomana we abitangaza mu kiganiro wabonye, nanjye nakurikiye, cyangwa se n'abadukurikiye wenda bashobora kuba barabonye. Ariko nyuma aza kumara ngo amezi agera muri ane ahari agifunzwe. Afunze? Yego. Uwo muntu bajyanye kubera ko yavuze ngo Kagame aciyeho? Yego. Hanyuma afunguwe avuga ko nta n'ukwezi kwaciyemo akaza kwitaba Imana. Yitaba Imana azize iki? Ubwo urumva ngo yaje yararwaye amerewe nabi ngo aza kwitaba Imana. Sibomana rero akavuga ati yari afungiye he? I Gikondo. Uvuze ko yafungiweho igihe kingana iki? Avuga ko ari amezi 4. Hanyuma rero ubwo urumva niyo yabaye intandaro uko abenshi basesengura yo kugaragaza ko atabyishimiye. None se tuganire, kuko wari ibintu byo usanga ntabivugaho jyewe jyenyine, kandi nawe hari wowe urimo kubimbaza kuko nawe uri umusesenguzi. Urumva yagenda kubaza, ariko turi kuganira hari ibintu nanjye numva. Yego, iyo ntuza nanjye narabibonye abivuga, harya yarabyanditse cyangwa yabinyujije, ari urubuga afite urukuta rwe rwa YouTube channel ye. Nabibonye. Yego, ubwo harya nuko wavuze ngo basa n'abatabivugaho rumwe, bakundi natwe ubundi si bwo wabivugaho rumwe n'uwo muntu urimo kuvuga ko umuntu yahagaze ku muhanda akavugira kuri telefone akavuga ngo Kagame aciyeho. Ibyo ngibyo umuntu akabizira, ibintu tuvuga buri munsi. Nicyo n'ubundi abantu bibajije. Konvoyi ya perezida iraje, ukagenda dushaka no kugira ngo turebe, tukajya ku muhanda, umwe ati ndamubonye. Ubwo wavugira kuri telefone, icyo ngicyo ukakizira ko abantu natwe dutinda ku bintu, ahubwo nuko nyine akomeza kuvuga ibindi bikarangira avuze ibitari byo, ibindi binyoma, ibindi bidafite agaciro, ibindi bimugaragaza nk'uko atarazwi, naho ubundi yakaba yagira ikindi avuga kirenze aho ngaho. Kuko ngo umuntu yavuze ngo Perezida Kagame aciyeho, niba yaranashyizeho niyo titire ya perezida, niba yaravuze Kagame gusa, ibyo nta n'icyo bivuze. Aciyeho nyine, imodoka ze ziciyeho. Nuko wabisobanura, ibyo ngibyo umuntu akabizira. Nuko wabisobanura, ari naho abenshi babyuririraho bakibaza none se iki cyakabaye ikibazo. Ariko si n'ibyo gusa. Ariko muhomo, yego, leta, abasirikare, abanyamategeko, abapolisi, abashinzwe umutekano, bababariye abicanyi, abishe bazwi. Kuko kubabarira burya nta kundi kubabarira birenze kubafata ukabafunga. Yego, gacaca. Abakatiwe barimo gusohoka ni benshi ubu ngubu, n'abandi barasohotse. Yego, abo ni abantu bazwiho icyaha cyahamye, ariko amategeko arakurikizwa, barafungwa, ubu barafunguwe.
bizwi neza ko bakoze jenoside, ko bishe abatutsi, ariko ubu barahari, amategeko yakurikijwe, umutekano n'ingamba za politike n'imiyoborere bituma iyo bafite disipurine batakongera kubisubiramo. Ibyo byaba byarabaye, umuntu yavuga ngo Kagame aciyeho, ibyo akaba ari byo azira ibyo. Sibomana rero avuga ko icyamubabaje ari uko ngo yagiyeyo inshuro zigera muri enye. Ajyahe? Ajya kureba uwo mwene wabo i Gikondo, aho yari afungiwe, yamwaka bakamumwima inshuro ya mbere. Yamwakaga amufunguza se cyangwa ashaka kumureba? Yashakaga kumureba, kumureba kugira ngo se bigende gute? Bakamubwira bati baboroheje, haba hari amabwiriza, haba hari kandi ibyo nabyo nta n'uwamenye niba ari uko byagenze. Nyuma rero nk'uko abivuga, avuga ko aho bamumuhereye noneho, kuko harimo n'umupolisi umwe avuga uri mu nzego za polisi, ngo yahamagaye, bari baziranye, ngo babanye, akamubwira ikibazo, ariko reaction ya Sibomana uko abigaragaza muri icyo kiganiro ntabwo yahise abyakira neza. Ibyo atakiriye ni ibiki? Uburyo n'uwo muntu kuko babanye ariko akaba ari mu nzego za polisi kandi nkuru, atamufashije kugira ngo abonane n'uwo mwene wabo wari ufunze. Ariko urumva uwo mu nzego nkuru za polisi ntabwo ari we wamufunze. Urumva ni nk'uko twaba tuziranye, nkaba wenda nkuzi, akwifashisha ko ari mwene wacu wagize ikibazo runaka, ariko atari wowe wenda wamufunze, wenda uramutse uri muri izo nzego z'umutekano. Ibyo rero ariko nibyo byaje kumujyana ku cyo bamwe banafashe nko kuba ashobora kuba nawe agiye kwinjira mu murongo wo gupfobya. Agiye kwinjiramo cyangwa awurimo neza? Cyangwa se akaba yamaze no kwinjiramo. Ubwo nyine kuko ubaza awurimo. Yego. Kandi buriya abawusanzwemo ahubwo abatarabiha umurongo neza, urumva? Yego. Aba atarabiha umurongo neza, abakibyigaho, abagishakisha uburyo aho yazinjirira, ariko ahantu yinjiriye hari wiki, hafite intege nke cyane. Turaza kujya mu ngingo zimwe na zimwe izo nibuka. Hafite intege nkeya cyane. Ibyo bya umuvandimwe wafashwe agafungwa azize ko avuze ngo kuva ya Kagame yiciyeho, ibyo ngibyo akavuga ko ibyo ngibyo uwo muntu aricyo cyatumye afatwa. Ubwo ibyo ngibyo wabibwira umuntu akabitindaho ko uwo muntu yafashwe kubera ko yavuze ngo Kagame aciyeho koko. Arimo gushakisha aho yinjirira kugira ngo avuge ibimuri ku mutima. Nagira ngo tubigendanishe kuko hari igiheruka cyo nta nubwo haranyuramo amasaha menshi, kindi avuga cy'ikibazo noneho yazanye mu kindi kiganiro giheruka, ubwo ni icya kane amaze gushyiraho mu minsi itarenze 3-4, avuga ati njyewe nakoreye iyi leta, ariko akavuga ko ari leta iyi yayita ko ari leta ko ari FPR, ariko akavuga ko yakoreye guverinoma y'u Rwanda kuva mbere ya jenoside, umwaka ntabwo ndi guhita mwibuka, ariko mu kiganiro cye birimo. Ariko akavuga ati ubu ngubu ndi umuntu ubona pansiyo y'ibihumbi 30 na bingahe, kandi icyo gihe nahembwaga ayo mafaranga. Ati nanahamagaye, hari umuyobozi umwe yavuze yahamagaye hano mu Rwanda, ati ambwira ko icyo gihe Perezida Habyarimana yahembwaga ibihumbi 60 by'amanyarwanda. Ati ariko nyewe icyo gihe nahembwaga 35. Azana impapuro z'ibibanza yagiye agura, amafaranga yaguze n'ibiki. Ati none ubu iyo pansiyo bampa ibihumbi 30 na bingahe, ariko ngomba kwishyiramo mituweli, ngomba kwishyura umutekano. Ati ubwo se ayo mafaranga murumva amariye iki? Kandi nitwa ko nakoreye
iki gihugu, ubwo se murumva nabyishimira? Aza gusoza avuga ukuntu mu mudugudu atuyemo bamwatse ngo umusanzu wa FPR, arangije ngo baha 500, inoti ya 500, arangije ababwira nabi, kuko iyo ureba reaction z'uburyo yabivuga, ibyo biri mu kiganiro, biri mu kiganiro, njye ndimo ndakotinga ibyo we yavuga, ntabwo ndi bugishake. Komeza umbwire. Ati rero njyewe, ati simba muri FPR, sinigeze nanayibamo, ati sinkeneye no kuyibamo, ati kandi n'uburenganzira bwanjye, ariko kuyibamo cyangwa kudatanga umusanzu byose, ati no umusanzu urumva nabaha uwo musanzu gute, nanjye ntacyo mumfashije. Ubwo ukabona ko iyo nayo ishobora kuba ari ikindi kintu kitamushimishije, iyo ni indi ya kabiri yaba indi mpamvu, abantu bakayiha umwanya. Yego, akongera akavuga ko ngo hari abantu ikimubabaza ngo bahemberwa kuza kuba batuka abandi, abo ni abahe? nawe ngo hari abamubwiye nabi, bakamubwira bati ubu uragiye nawe bagiye kugufunga. Muri make ubwo ndagira ngo n'umuntu wenda byose ntiwabibonye, ariko dufashe gusesengura. Avuga ko we adashobora gutuka umukuru w'igihugu. Yego, yego, ashobora hari gutuka, ni ukuvuga ngo yari arimo gucyaha, yego, abavuga nabi Habyarimana. Iyo aho byo wabibonye? Yego, ni ukuvuga ngo mbese ubwo kandi we aba yibaza ko yajimije, ariko ari muri wa murongo wo kweza umuryango wa Habyarimana we ubwe, kumwitira jenoside kandi yarabaye yapfuye. anavugamo ko n'ubundi Habyarimana ari uw'iwabo aho akomoka. ahubwo ibi byo ngibyo atabivugaga, kuko arabivuga nyine ugahita wumva ko ibintu arimo kuvuga byose ari amarangamutima y'umuntu wo ku cyaro, wenda hari n'icyo bapfana, kandi ntabwo ari we waba abaye uwa mbere. none se abana ba Habyarimana barimo kuvuga ko nta kibazo se wabo yagize atakaba yanavugwa agata se, si uko nguko ibyo bavuga birahari, ariko ibyo bavuga si byo. ni nk'ibyo Sibomana Atanaze avuga by'umusanzu. Yenda umunyamuryango, yego, ndi kuri komite, kuba ndi umukuru w'umudugudu, ndi umunyamuryango, mbashinzwe political mass mobilization, ubukangurambaga, ndetse n'umusanzu ngira uruhare mu gusaba no kuwutanga. yego, nta muntu utari umunyamuryango usabwa umusanzu, sibyo? ntibibaho. Ntabwo umusanzu w'umuryango ntabwo ari amafaranga y'umutekano, ntabwo ari amafaranga y'isuku, nta nubwo ari mituweli bakubwira yitange kugira ngo utazarwara ukabura uko wivuza. umusanzu w'umuryango ni igikorwa n'abanyamuryango bose nta nubwo bawutanga, n'abanyamuryango ubwabo nta nubwo ari itegeko, utangwa n'ababishaka. yego, utanga n'ababishaka. Twebwe nk'abanyamuryango babishinzwe turakomeza tugasobanura impamvu yayo. we rero avuga ko abamugezeho ngo bamubwiye ko bamubwiye ko uko wabivuga, twe ntabwo twari duhari, nibyo we yavuze. abamugezeho bamubwiye ko agomba gutanga umusanzu kugira ngo ashyigikire ibikorwa by'umuryango, kuko inkotanyi arizo zarokoye igihugu. we rero mu kutabyumva akavuga ko, kuko n'umutwe yahaye ikiganiro avuze ko inkotanyi zitigeze zirokora ab'iwabo, urumva rero, ndetse akavuga ko nawe yarokoye abantu. we yakomatanyije cyane, urumva.
icya mbere arimo gutesha agaciro FPR RPF inkotanyi umuryango w'abanyarwanda, avuga ko waka abantu bose umusanzu ndetse harimo n'iterabwoba ry'uko mugomba kuwutanga kuko inkotanyi zigomba kwiturwa ineza zagize, yuko zabohoye igihugu zikarokora abantu barokotse tukaba tugeze aha ngaha kubera zo, rero mugomba gutanga umusanzu. yego. RPF si uko ikora, Mm. urumva? Yego. Nanjye reka nkubwire jyewe ubwanjye Yego. ndi umunyamuryango umaze Yego. imyaka hafi 38. Yego. Umusanzu nkutanga iyo nabishatse. Yego. Hari n'igihe mara imyaka ingahe ntawutanga, hanyuma nkagaruka nkongera nkawutanga igihe kirekire, nta muntu ukubaza. Urumva igishobora gutuma mara igihe ntawutanga ni kwa kundi nyine wenda ntari uwo ndi ubu ngubu mfite inshingano zo kuba nanjye ndi umukangurambaga, igihe ntari umukangurambaga ariko nari umunyamuryango ku mutima cyane, hari igihe rero namaze ntawutanga. Nta muntu ibyo by'umusanzu katubishyire hariya, umva noneho ngo harimo ababifashe nko kwivuguruza. yatanze 500 abikuraho. Nicyo kintu yavuze ngiye kubwira, bamwe babifata nko kwivuguruzanya kuko bavuga ko bategeka, kandi bibaye ari itegeko byawe wenda ari n'ibihoraho nk'uko bivuze uti nawe nubwo uri umunyamuryango ntuwutanga buri gihe, ariko bavuga ko mu buzima bwe ari bwo bwa mbere baratanga umusanzu muri FPR, nabwo atanga 500. akongera akavuga ngo ati bavuga kubera ko zakoze ibintu bikomeye byo kubohora igihugu, zikarokora abarokotse, ati kandi nyamara iwacu nta n'uwo zarokoye. Hano ikiganiro yakoze gifite umutwe, yagikoze tariki 21 z'ukwezi turimo kwa kane, ati ntabwo FPR inkotanyi zarokoye abatutsi b'iwacu. Yego. Iwabo sari abatutsi barokotse? Wenda ibyo ntiyabivuze. Ariko akongera barahari, ariko akongera akavuga ko ngo we hari abo yarokoye. Ni abantu yahishe se? Yego. None se niba yarabarokoye yagize neza? Yego. Hari urimo kuvuga ko atabikoze se arimo kuburana nandi ubwo mbese? Yiganirizaga. Ariko ubwo numva arimo kujya impaka nandi. Yasaga nk'ushaka kuvuga ko nawe yifuza ko niba ahabwe agaciro icyubahiro, ntibavuge ko ari inkotanyi zarokoye zahagaritse jenoside, ariko ntabwo zarokoye abantu. Nimubivuga nanjye muvuge ko nanjye nabarokoye. Urumva rero ari muri bya bindi buriya nibwo gitangira gupfobya, ntabwo arabiha umurongo neza nibwo gitangira guhakana. Buriya urimo kuvuga ko inkotanyi atari zo zonyine zarokoye abantu, ariko wowe urumva arabivanga, ati iwacu ntabwo zarokoye, ati nyamara agiye narabarokoye. Urumva wenda umudugudu yari arimo wenda ntizabarokoye sinabizi, ariko niba zarabarokoye mu wundi cyangwa mu kandi karere mu wundi murenge, ariko ubwo we arimo kuvuga ngo si bo barokoye bonyine. Icyo nicyo ashaka kuvuga, inkotanyi si zo zonyine zarokoye. Nanjye ubwanjye barimo kwivuga Sibomana, nanjye hari abo narokoye, akabivanga aho yakabaye avuga ati ariko abantu ntibashima inkotanyi, n'abameze nkatwe nanjye bajye bashima, kandi barashima. Nta gihe nta buhamya ndumva butangwa buburamo abantu bagize uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku muntu umwe cyangwa undi, ku warokotse, ku barokotse, kandi byaragizwemo uruhare n'abatarahigwaga n'abahutu. Ubwo buhamya burahahora. We sinzi rero ikintu arimo gushaka, avuga ko niba wenda bitari bizwi ko yarabarokoye, ubu none bikaba bizwi hari abo yarokoye, ubu ngubu bazabikurikirana barebe
hanyuma agiye avugwa mu bantu bagize neza, ariko ubundi uwagiriye neza abahigwaga, abatutsi bahigwaga, ubundi si we ubyivugira, bivugwa n'abo yabikoreye. yego, Bikavugwa n'abo yabikoreye, kuko nta muntu wagiriye neza waceceka, yego, ntibibaho. Uwagiriye neza, hari n'uwo wabaga arimo kugira neza, wenda bikarangira uwo yari arimo guhisha bamumwambuye bakamwica. Haba hari abantu babibonye, abantu barabivuga. Nta muntu wagize neza, nta muntu wagerageje kugira neza ngo bireke kubonwa n'abari bahari, nyuma bazabitangira ubuhamya. Sinzi rero ikintu kirimo kumugora uwo ikindi mugabo. kiri aho, nubwo avuga ko yarokoye abatutsi muri jenoside, Bangahe? ntago avuga umubare nyawo, ariko Hari uwo yarokoye se basi avuga mu izina? yego, Atarahari? Ati ese uwo muntu yarokoye yego, twazamushatse tukamubaza akabivuga. yumvikana nanone agaragaza ko nta cyamubuza kwita umuhutu cyangwa umututsi amazina y'ubwoko bwabo aho kubita abanyarwanda. Hari uwabimubujije se? Ariko reka tubivuge neza mu magambo yoroshye. Yego, N'ubundi umututsi we yerekana ko kuvuga ko umuntu ari umunyarwanda ntacyo byaba bimaze, ahubwo ko igifite icyo cyasobanura ari ukumwita umuhutu cyangwa umututsi. uretse azajya i Burundi nta kibazo, ngo niho mbona bikimeze gutyo. Ariko n'abarundi burya mbere nyuma yo kuba abanyarwanda bahisemo gukomeza, akajya avuga ati jyewe ubu mundeba hano ndi umututsi, jyewe ubu mundeba hano ndi umuhutu, sibyo? Yego, ariko bavuga ibintu uko bitari, usanga nta nubwo birimo kumvikana neza. Turi abanyarwanda, ni identity. Indangamuntu yawe ni iy'umunyarwanda, pasipoti yawe ni iy'umunyarwanda, uwo ndeba hariya ni umunyarwanda, njyewe ni umunyarwanda, nawe uri umunyarwanda. Ariko niba ushaka kuvuga uti nyuma yaha ndi umunyarwanda ariko buriya ndi n'umuhutu, ndi umunyarwanda ariko buriya ndi n'umutwa, ndi umunyarwanda ariko buriya ndi n'umututsi, kazi yako, icyo ngibyo ni uburenganzira bwawe. Nta nubwo jyewe mvuze ngo ndi umututsi, ni urugero, ntabwo ribu yaza inshaka ngo kubera ko nisi umututsi, sibyo? Aho nshobora kugirira ikibazo abantu bagatangira kunyibazaho, bakajya bangendera hafi bacungana nuko ntarimo kurengera nototera kuzana ibyaduteje ibibazo, kambaye ndimo kuvuga ndi umututsi ariko ndi igitangaza, ndi umututsi ariko ndi hejuru y'abandi, ndi umuhutu ariko ni njyewe nyiri ibintu, ndi umuhutu ariko nyine umva ibyo by'amoko politike yabikuyeho, byari byo kugira ngo twifashe nk'abanyagihugu, nk'abanyarwanda, kugira ngo amacakubiri acike. Urumva? Amacakubiri acike burundu, kuko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yapanzwe n'abatutsi, yapanzwe n'abahutu b'abahezanguni, extremists, nibo bayipanze bayigisha abandi. Kugira ngo rero ibyo bitazongera kuba, banza ukureho ikintu. Erega na mbere y'uko haza abakoresheje batanyu bategeke, divide and rule, tutsi, abahutu, abatwa bari babanye neza 100%. Mu kuza ku exploita igihe cy'abakoloni, baje baravuga ariko abantu twakora iki kugira ngo ubu bumwe bwabo tubusopanye mu nyungu zacu. Barabikora babitindaho, birabakundira, bibyara ubuhunzi, bibyara ubwicanyi bw'icyo gihe, bibyara amacakubiri, bibyara ko n'abari barahunze, abasigaye hano mu gihugu batashaka ko abahunze bagaruka, bibyara ko
abari barasigaye hano bitwa abatutsi babayeho nabi, nubwo n'abahutu nabo batari babayeho neza kereka bari bari ku ngoma, ariko nibura bo ntibateshwe, ntabwo barebwaga nka second rate citizens, nk'abaturage batareshya n'abandi. Ibyo bibi rero byavuyemo jenoside yakorewe abatutsi. Icy'ingenzi gikomeye gikurwaho mbere y'uko dukomeza mu mvugo n'ingendo n'intumbero ya never again, ntibizongere kuba ukundi, urabanza ugakuraho ya mirongo y'abantu bibonagamo ko bibatandukanyije. Icyo bapfana nk'awa mugani icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Icyo dupfana ni uko turi abanyarwanda. Yego. Niba icyo twashingiyeho dupfa ari uko uri umuhutu nkaba ndi umututsi, uriya akaba ari umutwa, tubikureho. Reka twimakaze ubunyarwanda, kuko n'ubundi uru Rwanda si u Rwanda, si urw'abanyarwanda. Hari akarere k'abatutsi kabaho, hari akarere k'abahutu kabaho, hari akarere k'abatwa kabaho. Ni mu Rwanda, sibyo? U Rwanda. That is what we want to promote, that is what we want to consolidate, that is the best way, the most reliable way yo kugira ngo amacakubiri azabiveho burundu, kubera ko n'ubundi ibyo twahisemo bitatu nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, twibuka ku nshuro ya 20 ngira ngo unity, accountability and thinking big. Iriya unity, ubumwe bw'abanyarwanda nibwo buzaduhuza. Yego. Icyo ngicyo nicyo dukomeyeho. Ariko Sibomana niba ashaka gukomeza arata ubuhutu, nawe muhumuza ukarata ubututsi, sinzi n'icyo uri cyo wowe uribuka icyo wahoze uri cyo kera, tutarongera ngo twigendere mu by'ubunyarwanda, uracyabyibuka? Ntabwo mbyibuka rwose. Hari ababifashe nk'aho amagambo ye apfobya jenoside, wowe niko ubibona? Nubwo umuvugizi RIB yabibajijweho ku munsi ngira ngo w'ejo, yirinda kugira byinshi bivugaho, ariko ubwo nyine bamubazaga kuri ayo magambo amaze iminsi avugwa n'uyu mugabo, avuga ko ijisho ry'ubugenzacyaha ridahuga. Nicyo gisubizo yabahaye. Ntirihuga. Muri make ati reka tugarukiriza aho, niko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ariko cyagera ndimo kubwira nti wa wundi uba arimo ushaka kuvuga ngo twese twararokoye, inkotanyi zararokoye, nanjye n'abandi bameze nkanjye uko yibona twararokoye. Buriya uzi ikindi aba ashaka gukurikizaho, interahamwe zarishe n'inkotanyi zarishe. Inkotanyi zararokoye, natwe twararokoye. Interahamwe zarishe n'inkotanyi zarishe. Uwo nguwo aba arimo gushaka uburyo yinjira muri double genocide. Aba arimo gupfobya tayari, ubwo aba arimo neza hagati, ahubwo biba bikimucanze, kuko gupfobya bihanirwa n'amategeko, urumva? Aba ashakisha entry point, urumva? Aba arimo gushakisha entry point. Ariko hari ibintu arimo kuvuga, ngewe ndumva uwo nguwo arimo kuvuga ibintu byinshi. Ariko ntekereza ko impamvu byafashe hariya Barafinda arafunze hariya? Arafunze. Okay. Njye ndimo kubona nkumva Atanazi Sibomana afitemo nk'ihungabana, niko nkeka, kandi ihungabana riterwa n'ibintu byinshi, harimo no kuba ntibavuze ngo afite imyaka ngira ngo irenze 70. Irenga 70, hafi n'itanu. Tekereza nurimo kuvuga uti bino bintu arimo kuvuga, arimo kubivuga ubu ngubu, mbere ntabwo byari bimuzwiho. Buriya ntabwo arimo kubivuga kubera ko aribwo bikimumeramo, arabivuga ubu ngubu, ariko buriya yabanaga nabyo. Uko kubana n'ibintu rero wemera utekereza utabisohora, ibyo byo ubwabyo byagutera ihungabana, byagutera trauma. Yego. Ndakeka rero ko afite trauma, ndetse nukuri akaba yavurwa, akaba yafashwa. Ibyo avuga si byo, ibyo avuga ni ibinyoma, ibyo avuga biratandukiriye, ibyo avuga ntibihuye, ibyo avuga
nta basis, nta shingiro bifite, ibyo neither here nor there. Niyo mpamvu navuze ngo byamucanze, ariko nubwo birimo kumucanga, biramucanga yototera gupfobya, yototera double genocide, yototera ibintu bihanirwa n'amategeko. Umva ribu rwose niba itaramufata niba baba bamwihoreye, njye nitwo navuga, ariko bamuzane hafi. Kandi uriya mugabo afite ikibazo, I swear uriya mugabo afite ikibazo. Nyine bizarangira ibyaha nyine uko niba mwihoreye akomeza akidegembya. Hari abari kuvugwa biri kunugwanugwa nubwo nta kiremezwa nk'aho ayo makuru ari ukuri, ko ashobora no kuba atari mu gihugu. Simbizi, ni ibivugwa nta kiremezwa. wenda ashobora kuba adahari koko, kubera ko hari ariko biba bivuze ngo akiri no mu gihugu buriya yari abifite, azi ubwenge. Noneho niba yabivuze yageze hanze, ni ukuvuga ngo buriya yabanaga nabyo. None rero ubu ngubu hari abamubwiye batari kuko n'ubundi kuzi byinshi, ukabuza amateka, ukaba warabaye umunyamakuru, ukaba uzi kuvuga, ukaba uzi kuvangavanga ibintu. Buriya abanyamakuru bashobora kuvangavanga ibintu. Waje tugakora politiki, kandi ntabwo wayikorera aho ngaho mu gihugu, ino tuyikorera hano hanze, ino tuguha akazi. Yaba ari nta kantu yibitseho, none urumva ko arimo kuvuga ngo pansiyo ye sinzi ukuntu ingana, aho n'ubundi nta kintu nari mfite, reka nze mugiye kujya mumpa amadolari 100 cyangwa 300, reka nze dukore. N'ubundi dore nshigaje imyaka 15 gusa, ariko mu gihe nkibasha kuvuga kandi ndabishoboye, reka nze akemera. Yego, ariko burya aba yarabisanganywe. Abo ngabo rero uwo ntangaje niba atari mu gihugu. Hari ikindi yagarutseho ngira ngo wenda tugiye no gusorezaho, nubwo avuga ko hari byinshi ngo azatangaza, ariko ubwo n'impamvu ngira ngo twanamugarutseho muri iki kiganiro. Ariko nkeka ko no ku mbuga nkoranyambaga ari uko benshi nabonye babigarutseho, nuko ari umuntu wari ufite izina rizwi cyane cyane mu itangazamakuru no mu buhanzi. Ariko yavuze ati njyewe nashatse gutanga ubuhamya, barambwira ngo mbe noroheje igihe cyanjye ntikiragira. Ubwo yashatse gutanga ubuhamya mu gihe cyo kwibuka. Ubu se ubuhamya arimo gutanga ubu ngubu, ubuhamya arimo gutanga ubu, yabajije nde wamuhaye uruhushya? Niba hari uwamubujije icyo gihe, ibirega arimo kuvugana nawe ni ubuhamya bwe. Yego. None se ubu ngubu ninde wabimuhereye uruhushya? Akaba avuga ati wa wundi yarambujije cya gihe, ariko ubu yanyemereye. Ni nk'abibajije impamvu cyo akiri umunyamakuru wenda kuri radiyo atagize wenda bimwe atangaza cyane ko icyo gihe wenda nyuma yaho yaviriyemo abantu baribukaga n'ubundi jenoside yakorewe Abatutsi. Usibye ko we niyo wumvise wumva ko ayita jenoside, nyuma akongera ati ni y'Abatutsi. Iy'Abatutsi se inkotanyi zararokoye, ariko iwacu mu majyaruguru ntabwo zahageze, ntabwo zarokoye Abatutsi. Ngo inzu zose zari zarasenyutse. Yego, niko yavuze. baravuga ati izo nkotanyi ntabwo zigeze zirokora ab'iwacu. Ni ikiganiro yashyize kubera ko ntari uw'iwabo. Yego, urumva ibyo nta nubwo ari ibintu najyamo, sindi uw'iwabo, sinzi umubare w'abantu inkotanyi zarokoye aho ngaho iwabo, aho wavuze ngo harya n'uw'iwabo Habyarimana, Mukamira. Yego, sindi uw'iwabo. Ibyo ntabwo ari ibintu natangaho amakuru, ariko nkurikije ibintu byose byarimo kuvuga, arimo gupfobya, ahubwo arimo kubikora imitage, arimo gukora ibyitwa bimeze nka catch up. Arimo kuvuga ati dore ngejeje imyaka 70 n'ingahe, kandi hari ibintu ngomba kuvuga ntarapfa, ngejeje imyaka 100 ndayimwifuriza. Ubu rero ngomba kubivuga kandi nkabivuga vuba vuba, nkavuga byinshi, kubera rero ko atari ibintu amazemo igihe. Buriya nabikomeza buriya azabiha umurongo, nabikomeza azabiha umurongo, ajya avuga, bamwigishe bati bino bintu wavuze, bati buriya urabivuga urimo kubivangavanga, urimo kubivangavanga, dore ukuntu tubikora, dore ukuntu tubivuga bikarushaho kumvikana, naho ibyo byawe nta murongo bifite. Buriya bazamutraininga,
naho ubundi ibyo arimo kuvuga biriya, uhereye kuri biriya bya Kagame aciyeho ngo umuvandimwe we arafatwa, ngo afunguwe hashize amezi 4 nyuma y'igihe arapfa, ibyo ngibyo ugasanga arimo kuvuga ibintu byose, arashakisha ibintu byo yakuririraho ngo avuge ko agaragaze ko iyi leta ihohotera, agahimba, arimo gupapira ati inkotanyi sinzi abo zarokoye, ati nyamara ahubwo jyewe nararokoye, arashaka aravuga ati abo narokoye barahari, ariko nari ndimo kuvuga nti tuzabashaka abo yarokoye abe ari bo bamubarira inkuru. hari ngo ikindi yatwe- yavuze hari ikindi yavuze yibaza ku kuba inyito ya jenoside yaragiye ihinduka, akavuga uburyo habayeho Yahinduwe itsembabwoko n'itsembatsemba, ubundi kugeza ubwo bibaye jenoside yakorewe abatutsi ukabona ko abifiteho ikibazo. erega uwo nguwo reka nkubwire, kuba bifiteho ikibazo si we wa mbere, si nawe wa nyuma. nta nubwo ari we wa nyuma. Abo bantu Eh, cyagiye sinabikubwiye mu kiganiro, yego na nyuma y'imyaka 100 bazaba bagihari, bazaba bagihari. Uriya atakinariho nanjye ntakiriho nawe utakiriho, bazaba bagihari, hazaba hari abandi baje, ariko n'abagendana ukuri guhora ni nk'umuntu ukoherereza misile je kurasa, nawe ukohereza cya kiri cyitwa interceptor kikacirira hariya hejuru, urumva? Bazahora bohereza za misile zabo, ukuri, abagendana ukuri kuzwi, kwanditswe, kuri documented, yewe n'igihe abarokotse bazaba batagihari, hazahora hari abafite ukuri to shoot their falsehoods, kuzajya kurasa ibyo binyoma, kuko icyo nemera nanjye ntabwo jenoside ishobora kongera kuba ukundi, yego kereka iki gihugu kiyobowe n'abatekereza nka Atanazi Sibomana, ntabwo bishoboka. Ariko reka njye nivugire n'ikindi kizajya gifasha kugira ko twari turimo kuvuga ubuhamya, yego abantu batanga ubuhamya, abantu batanga ubuhamya ndabashima cyane, abantu batanga ubuhamya ndabashima cyane. Twari turimo kwibuka muri University of Rwanda ishami rya Huye, ejo bundi ku itariki 22 hari umudamu akora muri Ecobank, yararokotse, yigiraga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda icyo gihe, Assumpta, ni umukobwa, yatanze ubuhamya. Umva, ubuhamya ni ngombwa, kwibuka ni ngombwa, ariko kwibuka birakomeye. Tega amatwi kumva ibintu by'abantu banyuzemo, ugomba kubimenya, ariko ntabwo biryohera amatwi, ntabwo ntibiryohera amatwi na busa, biryohera amatwi. Ariko ni ngombwa kubivuga kuko nta yindi ntwari ihari. Iyo ni imwe mu ntwaro, ariko n'ibanze kubivuga, kubisubiramo, kuko kubyirinda, gukumira ko bitakongera kuba, bivoma imbaraga mu kugaragaza ububi bwabyo. Ububi bwabyo rero bw'abapfuye, urwo bishwe bazira ubusa, bigaragazwa n'abarokotse. Ariko hari abandi bantu bakwiye kujyamo, umubare wabo ukiyongera, barahari ndabizi bajya babikora, ariko umubare wabo ukiyongera, kuko njyewe nzi neza ko banaruta, umubare wabo uruta uw'abarokotse. yego Abantu babibonye, yego batahigwaga, batanabishakaga, yego batabigizemo uruhare, yego bo byari bibabaje, babonaga ari amahano, ariko badahigwa, babibonesheje amaso yabo. Abo bantu bakwiye kubivuga, kuko ni nk'ubufatanye hagati y'ababibonye, batabishakaga, batahigwaga, hamwe n'abo byabayeho barokotse. Ubwo bufatanye bukabaho, bikaba nka ubutumwa bukajya bugenda buri double headed. Hari ababibonye batahigwaga, hari abo byabayeho barokotse, yego inkuru ihita imera gutya.
kuko n'aba ngaba igihugu turwana nacyo nabo bapfobya amajwi yabo n'imbaraga n'ubukana bafite n'umurego bafite mu kinyoma wagabanuka. Mpora ntanga urugero ku nyandiko itari ndende cyane yavuzwe na Emma Claudine umuvugizi wa City of Kigali. Biriya ntabwo birimo gukorwa n'abantu benshi, kandi hari abantu benshi batabarika bameze nkawe. Ati narabibonye, ati ntimuzagire uwo mubeshya, ati abana tungana twiganaga narababonaga ukuntu bari bahangayitse, ukuntu bari batinye, ukuntu bapfaga bahagaze. Jenoside bariyeri yari munsi y'iwacu, hirya gato hari agashyamba bakitaga Senide, uwo bicaga bamujyana nawe wajyanaga ntiyagarukaga. Ntawe mwabeshya, twarabibonye. So amajwi y'abantu bameze nk'abo bitari ku gahato, ababyumva babizi bazi kuvuga, bakabaye bamenye neza ko ubumwe n'ubwiyunge dushaka gukomeza kubaka, kurwanya ingengabitekerezo Jenoside dushaka kujyamo twese, gukomeza gukumira abapfobya n'abahakana, ariya majwi y'ababibonye batahigwaga aba yiyongereye, byatanga umusaruro ukomeye cyane rwose. Ignatius, reka tugushimire cyane ku busesenguzi bwawe, hanyuma ubwo tubwire n'abadukurikiye, ubwo baraza kuduha ibitekerezo byabo banyuze muri comments, hanyuma ubwo nk'ibisanzwe ubwo nutwemerera Imana ikadushoboza n'ubutaha tuzongera tuganire. Thank you so much. Urakoze cyane. See you next time. Urakoze cyane.